nongeye kuwikaza wowe ukurikiranye wa musore wanyu musanzwe mureba kuri YouTube channel yanyu mbwira ngo nawe utarakanda subscribe umeze ute nkwifuza umwaka mushya 2024 bose ugende uwenjoyinga uko bimeze gusa nubwo ndi kukubwira gutyo hari inkuru imaze kutugeraho y'incara mugongo gusa nanjye ngo ningezaho aho merereye mu gihugu cya Mongolia muri leta zunze ubumwe za Mongolia aho nicaye umunyarwanda rero wanjye ukora kuri cya kinyamakuru cyanjye cyitwa Zafu 215 we umamagaye bamwita Moses ambwira ngo mu Rwanda byakaze rwose ngo kwa ko umusore Mitsutsu amaze gukora impanuka ubwo yari mu modoka abavuye muri shoot ndetse n'abagenzi biwe imodoka irenze umugina imukubita hasi mu makuru aranose cyangwa se arambuye nakakanya tega amatwi rero wiyumvire za nkuru zirimo zagenda zitradinga mu makuru arambuye rero nucikwe nakakanya gukora rimbi kubwiye rero ubungubu telefone ingezeho nibereye muri Mongolia bamamagati mu Rwanda byakaze ni inkuru itaramenywa n'abantu benshi ariko nangi ni inkuru nta confirma neza ariko nkabo hatikanye kugezeho ubaye hari icyo uyiziho uhitunyandikira muri comment kugira ngo tujye dutanga amakuru rwose agiye afatika umusore wanjye ukora ku kinyamakuru cyitwa Zafu 250 niwe ungeshejeho ino nkuru bamwita Moses ngangati bwana Gatete dore mu Rwanda birakomeye ikintu cyitwa impanuka idasanzwe ubwo imodoka iri mu bwoko bwa limousine ubwo umusore Mitsutsu yitwaye rwose nk'imodoka yatiye mugenzi we Kiraman ngo ngajye muri shoot uko bagiye gukora mu misozi mu ishyamba barimo na shootinga season Mitsutsu yaragiye kubagezaho iza kuza isobanuwe ariko ngo ntago bigenze neza ubwo bavaga muri shoot kuko nk'imodoka ngo yabuze feri bageze ahamanuka hamwe n'abagenzi biwe ariko ngo bakomeje kugenda basakuza cyane bavuga ati imodoka icitse feri ubwo umusore Mitsutsu wari witwaye yakanagiye agaferi rwose agasanga imodoka ngo ntago iri gufata neza ku feri zahindutse amazi no kuvuga ngo feri nyine zari zaregutse yabonye nta kundi kuntu ari buze kubigenza nakomeza gushunguka arasa gushiteza impanuka ikomeye cyane mu muhanda ndetse agende agonga cyangwa yinjira mu modoka nini zikaze baba bapfa cyangwa se zibakoza kwangiza abantu ari benshi ahitamo gufata imodoka rwose ayohereza ahantu mu mukoki ariko imodoka yikaraga inshuro ebyiri ngo bahita berekezwa kwa muganga igitaraganya kuko bahise babahamagarira ubutabazi bw'ibanze ambulance ubwo bahise bajyana ku bitaro bya CHK ubu ngubu barimo baritabwaho niyo makuru mfite gusa ngusibye ngo kuba bavuze nk'imodoka ngo yari yacitse feri ariko bavuze ko bone basore ngo bari banyweye n'akantu ubwo bari muri shooting ngo bakinnye ngo bari kunywa abantu ngo babapimye basanze bane muri bo harimo cameraman harimo Mitsutsu ndetse n'abandi abakinnyi babiri harimo n'uwo bita Mugande ngo bari banyweye ikintu cyitwa inzoga ndetse inka nyinshi cyane zitari na nkeya ubwo babapimaga ngo basanze ngo basinze ngari nabwo bavuga ngo bashobora kuba yibagiye gufata feri ahubwo agakandagira ku muriro imodoka ikagira umuvuduko mwinshi cyane urenze ngakaba ari nabwo imodoka yahisemo kwita ibarenza kuko ngo yari yanyweye inzoga ngo ashobora kuba yari yabuze control kubera ibyo yobyabwenge yari yanyweye gusa bamwe muri bo muri bagenzi babo bari basiganye mu kuko uzajyanye imodoka ebyiri harimo abakinnyi benshi cyane kuko barimo barakora seri bakoreye mu ishyamba ndetse harimo n'umusobanuzi Gaheza usobanura filime z'inyarwanda muri Gaheza rwose byagize gutya bahakana ko nta kintu bigeze banywa kuko ngo bari kumwe ngo bafashe imodoka rwose bavuye muri shoot banananiwe cyane ngo bagiye kuruhuka ahubwo ngo imodoka ngishobora kuba yabatengushye rwose ikabura amaferi ikahitamo kubarenza cyangwa se ngo Mitsutsu ngagahitamo kuyarenza gusa izo nkuru rwose niba hari ikintu zizi ujya muri comment umbwire ngubya ngo n'amusore wanyu ukubwira amakuru yibereye muri leta z'ubumwe za Mongolia aho mukomeza kugenda mumbwira amakuru y'abanyarwanda ngenda nyabagezaho gusa naho hari igitekerezo ufite wambwira cyangwa se ari umuntu ushaka kumenya amateka y'icyamamare ni muri comment hasi tite tuhahurira kugira ngo mumeze kugenda nkugezaho amakuru umunsi ku wundi ngubya ngo rero wafashe igihe mwifurije umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza n'umwaka mushya 2024 dukomeje kugenda twinjiramo neza kandi uzaguhire Imana izagufashe iguhe ubuzima buzima iguha amafaranga ndetse n'ibyo kurya n'umuryango wishimye mwakoze cyane bimwe nkurikiranye gusa n'ugero udakanze subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru ya update kandi ngugira ngo hari na business igiye kuzana izagikorerwa online kugira ngo iyo business nawe uzajye yikora ushaka kuzakoresha mudasobwa yawe waba uri koresha telefone cyangwa se machine
inzira yose wayikoresha upfa kuba warakanze subscribe kugira ngo iyo nkuru tuyaploadinga uzahite uyibona byihuse cyane. Nawe rero wakora business wicari iwawe ukinjiza amafaranga winjiriya ubu ngubu muri Leta Zunze Ubumwe za Mongolia mu gihugu cya Uganda. Izo business zimaze kuhagera ndetse hamwe na bamwe baba babibonye, kuko ntabwo ari mwebwe duha amakuru yonyine, haraca mu Cyongereza cyangwa se abari mu Kigande akomeza kugenda acikana mu bihugu byose nkubwiye dukomeza kugenda dukoramo. Ni ukuvuga ngo no mu Rwanda rero twabafunguye no YouTube channel kugira tujye tubagezaho amakuru ari mu Rwanda, nubwo tuba tuherereye kure yacyo ariko amakuru tuba tuyakurikirana ijana ku ijana. Ciao ciao.